muraho neza nkuko mubizi rero ni ya channel yanyu ya Kabagema TV. Uyu munsi twabaye abantu babiri, ntago tukiri umuntu umwe. Twifuje kuganira namwe ku makuru agiye atandukanye aho muri hose muraho, hirya no hino ku isi turabaramukije, abari muri Aziya, Afrika, Amerika, mwese amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko turi hano rero tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Dufite amakuru menshi agenda cacikana hano ku isi, muri iyi si dutuyemo. Rero Isayi, none urabona Kongo irimo intambara zigiye zitandukanye, none tubashaka gusinya amasezerano yo kugira ngo Kongo M23 yongere ije mu buzima busanzwe, nayo ibe abaturage ibone ubwigenge. None wowe urabibona gute? Mbese bira bintu bizaba gute? Okay, so urakoze cyane Justin. Mu by'ukuri nk'ibisanzwe reka mbanze ndanasuza inshuti za Kabagema TV. Uyu munsi kuri itariki tukaba ni ku cyumweru, tukaba tunejejwe nuko twaba turi kumwe nawe muri ibi biganiro. Mu by'ukuri kuri Kabagema TV yari iminsi tutakwakira cyangwa se tutari kumwe nawe. Uyu munsi nubwo nanjye ndi ari nge nyiri Kabagema TV, ariko uyu munsi nkaba nsa nk'umutumirwa kuri TV, so ni ibintu byo kwishimira. So mbere ya byose rero mbanje gusuza abantu batandukanye b'inshuti zacu baherereye hirya no hino, yaba ari hano muri Canada, abantu bari muri Afrika muri rusange nk'uko wari ubigarutseho. Nanjye ndabasuje, amahoro y'Imana n'imigisha ikomeze bane nabo. So urakoze rero, umbajije kubigendanye n'ibya M23 cyangwa se n'intambara ziri kubera muri Kongo, bibona gute? Mbese ni yeshusho waduha? So muri rusange rero ubundi bajya bavuga ngo intambara irasenya ntiyubaka. So ikindi cya kabiri yenda navuga, urabona hari M23 iri muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Muri rusange ntabwo twakwishimira ibihabera, ko ibihabera habayo intambara yibaye, haba abantu bapfa, abandi barahunga, abandi bakava mu byabo. So ntabwo ari ibintu bikwiye ku munyafrika ko yava mu bye cyangwa se yapfa bitewe n'intambara, ahubwo yakabaye yishimira kuba mu butunzi bwiwe cyangwa se ku karima kiwe, akakabyazamo umusaruro atuje, atari mu nzira z'intambara za hato na hato. So yenda ku bindi uko mbibona ibigendanye n'intambara, intambara igiye kuba igihe kinini. Abantu benshi ndumva intambara igiye kurenga hafi imyaka 30. Urumva umwana wavutse afite imyaka 0 ku 1996, uyu munsi yujuje imyaka 29 hafi 30, n'intambara zikaba zimaze icyo gihe. So mu bigaragara rero zimaze kurambirana muri rusange, niko nabyita. Aho bigeze nuko zatanga icyerekezo kizima, ibintu amahoro akaboneka, agasagamba, nkuko tubona ibi bihugu turimo za Canada, za Amerika, za Australia n'ahandi nabo batekanye. Natwe igihe kirageze ngo twumve ko hari ahantu hatekana, buri mukongomani wese mu moko arenga 400, buri wese akishira kizana, agatunganirwa. Numva ari cyo gihe abakongomani, ari cyo gihe bagezemo. Inzira zose zashoboka, ndumva ntago zireba M23 gusa, zirareba yaba leta ya Kongo, yaba M23, yaba n'abaturage muri rusange, yaba na Afrika muri rusange, kugira ngo ibibazo bikemuke, bive mu nzira, abantu nabo benjoyinga igihugu neza kandi bigende neza muri rusange. Ndumva ari uko nguko. None se tuganiyeho neza tukoreba, mbese niki twakora nkatwe basore bari hano muri Canada, ko tuzi ko amaboko ari abasore n'abadiaspora akaba ari bo bubaka igihugu. Kuko urabona nka biriya bihugu bya Israel byari ibihugu, Israel ntago cyari igihugu nyine, abanya-Israel bari baragiye mu bihugu byose by'amahanga, ariko abisiraheli bari babayeho mu bihugu by'amahanga batotezwa, bariho mu buzima bubi. So numvise ikibazo ushaka kubaza. Urabona twebwe nk'abantu bari mu mahanga icyo dusabwa niki?
ngiye ku ruhande rwanjye mbona icyo dusabwa ni ibitekerezo bizima. Mu minsi yashize nigeze ntanga komanteri ku bigendanye n'intambara ziri kubera hariya. Umuntu umwe aranyandikira muri komanteri ngo mbese ngo uri gukora iki, ngo wagiye ngo ku rugamba ukarwana. So naramusubije ngo twese ntabwo twabonekera rimwe ku rugamba, kuko nawe aho uri ntabwo uri ku rugamba, nawe ari muri Amerika, ariko ni inshuti yanjye nyine arimo aratebya, ntabwo bijya bibura. So iyo urugamba ruri kuba, hari igihe ubundi urugamba ruratangira ariko ntawe umenya uko ruzarangira. Ikindi ibigendanye yenda ni no kuvuga ngo yenda twebwe twakora iki, ngiye mbona icyo dusabwa ari muri ibi bihugu turimo, turi mu mahanga, turasabwa kwiga cyane cyangwa gukopera ubumenyi butandukanye twazabyazamo umusaruro muri kiriya gihugu cyacu cya Kongo, dore ko gikeneye urubyiruko, gikeneye n'iterambere, kandi iterambere rizava muri twebwe, kuko aya mahanga ntabwo ari ayo gutungiramo, nayo guhahiramo ukajya gutungira iwanyu ku kavuko k'iwanyu. Ngiye numva yenda ari uko nguko byaba bimeze, numva ari uko nguko muri rusange ariko byaba bimeze, tukarebera Kongo muri rusange, kuva mu majyaruguru ya Kongo ukagera muri sud, ukagera muri kapitali, ukagera hose muri rusange, kuko isi yabaye umudugudu. Nuko ngiye mbyumva. Urabona noneho hari izindi nkuru zigenda zivuga muri M23 ko bakiye Perezida Kabila, wahoze ari perezida wa Kongo, ariko buno yacuye igihe, urukumva ko buno hayoboye Gisegeti. Akaba yaraje mu buryo ariko mu buryo butemewe, mu buryo mbese Kabila urabona hari ikintu yafashe M23 cyangwa ni politiki aje kubakinamo. Okay, ngewe rero iyo ugeze aho ngaho tubona ko isi nayo ifite ibyayo, hari ibintu tuba tutazi, cyangwa se hari ibintu bibereye mu bikari by'abakina politike tuba tutazi. Biratangaje kubona ibyo M23 irwanira, wabibimye ari Kabila, ariko uyu munsi akaba ari we uje gufatanya nabo, nawe aje kubafasha ngo babahereze ibyo atabahaye. Rero muri rusange none se Kabila, ngiye mbona Kabila wenda hari azanye izindi mbaraga kubera ko afite amafaranga akaba agiye kubashira. Yewe nzabyizera nyuma, na ibyo ntago nabyizera uyu munsi. Ku ruhande rwanjye ntago mbizi ko we yaje no ko yahinjiye, twabyumvishe gutyo, ariko ku ruhande rwanjye nta cyizere namuhereza, kuko ntago mbizi niba yarasabye n'imbabazi, nta nubwo yenda yatanze n'ibisobanuro impamvu ibyo bintu basabaga, impamvu bitaciyemo. Nta nubwo mbyiyumvisha umuntu wabaye uri perezida amanuka akajya kuba yajya mu ishyamba, yarabaye ari perezida, akajya mbese kujya kubaza ibibazo, yakaba ibintu ni nko kuvuga ibintu yari afite igisubizo mu biganza bye ntiyagitanga. Uyu munsi agiye kwifatanya nabo kugira ngo bongere babaze cya kibazo bari bafite, ngo barebe ko bagisubizwa, bagiye kukibaza Gisegeti. Rero nkumva nawe araducanga, ari parapara cyane. Numva ahubwo ibintu yarabyishe kurushaho, ku buryo ari uwo gukemanga. Mpita mbona nkavuga se umubi ni Gisegeti, umubi ni Kabila, umubi nindi. Nkahita mbona rero yose ari yare rwose. Kabila we ubibona n'ibyaha byari biri kuri Gisegeti, utangira nawe kuvuga ati wasanga se niba uwo wari ufite ububasha bwose. Umuntu Gisegeti amaze manda ebyiri, we yamaze imyaka 18. Amaze manda ebyiri Gisegeti, agiye kurangiza manda ebyiri, kandi manda ebyiri ndumva ari imyaka hafi 10. We yamaze imyaka 18. Kuki ibyo bintu atabitanze ngo bive mu nzira? Uyu munsi akaba agiye kuba yafatanya na M23 kujya kubishaka. Ngiye numva ikintu yazanye muri M23 ni umwaka, nta kindi. Ni byiza cyane igisubizo utanze, nibyo cyane, kuko nanjye numbona Kabila nta kintu agiye guhindura muri M23, kuko ibintu byose akiyobora Kongo nta kintu cy'igikorwa remezo yigeze yubaka. Urabona ko yasize na Gisegeti, Kongo iri mu bibazo cyane, ari we wamuhaye ahubwo ibibazo Gisegeti ubona ari no kwikorera. Ubundi ngiye mbona Kabila ari we mubi kuruta Gisegeti, kuko urasanga Kabila yasenye kontra n'Abashinwa yo kuba baza kubaka imihanda, bakaza kubaka imihanda muri Kongo, ariko ibyo ngibyo ntago Kabila yagize ute
yavuye ku buyobozi bikozwe, ahubwo abashinwa baraje Bariyibira, bayora amabuye baragenda. y'agaciro baragenda. Okay. Ibyo ngibyo. Yeah. So yenda nk'ikindi nakongeraho ku bigendanye n'ibyo ngibyo, ubundi uyu munsi iyo ugiye kureba isi muri rusange cyangwa se iyo ugiye kureba ubukungu bw'isi, Amerika ntabwo yishyira ku ruhande, kandi ubukungu bw'isi ubu ngubu bushingiye ku bita ku Bushinwa. Amerika ni ari iya gatatu, ndumva ari nk'iya gatatu cyangwa iya kabiri, aho isigariye ni muri tekinoloji. Ariko iyo ugiye kureba Ubushinwa kugira buzamuke, Kabila niwe wabigizemo uruhare. Ushobora kumbwira ngo mbe gute cyangwa kubera iki? Yabigizemo uruhare se Kabila? Yabahaye kontra, nabo bamuha kontra yo gutwara amabuye yose, hafi ya yose yo muri Kongo, nabo bamuhereza amafaranga, yigwizaho ubutunzi, yigwizaho, ashobora kuba ari mu bantu bafite ubutunzi bwinshi mu baperezida babayeho mu isi. Afite inzu hariya abantu za Washington cyane, ihenze cyane. Yewe ndumva hari igihe nigeze numva Michael Jackson ajya gupfa bavuga ngo Kabila ngo niwe waguze inzu ya Michael Jackson. Ntabwo mbizi niba ari byo, ariko birashoboka. Ikindi bikaba bivuga ko ari umuntu ufite parike irimo inyamaswa, impara, imparage, impongo, intare, imvubu, ibintu byose, amahoteli biki, hangana na Paris cyangwa se kapitali ya Paris. Ni ahantu hanini mu mujyi wa Paris, ni ahantu hangana na surface y'umujyi wa Paris. Urumva ni ahantu hanini. Rero yagize abashinwa abakire gute? Yabahaye yamabuye, bakora abashinwa ubu ngubu bahise bazamuka, bahita bajya ku rwego ruri hejuru, ku buryo usanga ubukungu buri guhangana n'Abanyamerika ndetse n'Abashinwa muri rusange, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi ushobora no gusanga Abashinwa bakubise Amerika hasi muri rusange bikarangira. Cyakora ngenda turi no gukomeza tutaragenda kure ya Kongo, urabona Amerika ishaka gusinyana na Kongo kontra y'amabuye, ariko biciye mu buryo bw'amahoro, ndetse no kuba babakiza ngo ababateza umutekano muke mu gihugu. Kuri ibyo kintu yenda muri rusange ngewe numva uburyo byacamo bwose byaba ari sawa, bizanye amahoro, ariko bitari kugira abo bishira ku ruhande, ahubwo bikaba muri bose muri rusange. Ku buryo niba iyo kontra uko bayivuga, bavuga ko bazubaka ni kontra y'iki gihugu n'iki bifitanye Amerika na Kongo, bafitanye kontra, bashobora kuzagira na kontra y'amabuye, bagasa nkaho bahigitse Ubushinwa ku ruhande. Urumva iyo kontra igezweho. Ariko ndumva iyo kontra ari ntuza Trump yaragiye kuyisinya. Trump ntabwo ari we yayisinye, ni Biden wagiye kuyisinya muri amanda ye. Oya, wowe uri kubyitiranya, uri kuvuga imwe ya Robito, bayita Robito, yaho bazashira gari ya moshi izajya iva aho bita muri Kolwezi igaca mu majyepfo ya Kinshasa kwa Lorenzo, ikagera kuri yose ya Atlantique, noneho bagahita batwara za peteroli n'amabuye y'agaciro akagera muri Amerika. Iyo ni indi sasi yo gusinyana na Kongo, yo kugarura amahoro, ndetse bazabisinyana n'u Rwanda, kugarura amahoro muri rusange. Wabonye ko bahise hari ikinyamakuru cyitwa CBC cyo muri Amerika cyerekanye ibigendanye ko nibura ngo mu Rwanda cyangwa se Abanyarwanda bari mu bagira uruhare runini muri iriya ntambara iri muri Kongo, bityo bakaba berekanye amashusho agiye atandukanye ya satelite avuga ko ingabo z'u Rwanda arizo zijya kurwana cyangwa zisapotinga Kongo. Mbese akaba ari nk'uburyo bwo gutegura yego, akaba ari bwo buryo bari gutegura yenda bwo kugira ngo nira kontrende izagende neza ku ruhande rwombi, amahoro akagerwaho mu buryo buciye mu mahoro, nta kibazo kibayeho. So mu by'ukuri yenda wagiye wumva ko nkurikije yenda n'ibyo ngibyo berekanye, wagiye wumva ko u Rwanda ruvuga ko rwo rwashizeho ubwirinzi bwo hasi, bwirinzi yaba ubwo mu kirere cyangwa n'ubwo kugira gute, ariko bwo ku mipaka. Ngiye nkeka ko ari ubwo ngubwo yenda u Rwanda rwashizeho, ariko muri rusange ari u Rwanda rubigezemo uruhare, na Amerika ikabigiramo uruhare, na Kongo ikabigiramo uruhare, Kongo hakaboneka amahoro, tukajya kwirirwa ubyiza byo muri Kongo, ntawe bitashimisha. Twese nibyo twifuza, twese tuba twifuza kugira ngo tugere mu gihugu cyacu. Nta muntu burya nta gisa no kugira ubutaka. Reka rero dusoze, turakomeza tubagezeho ibindi biganiro, ntabwo tugiye, turacyahari inshuti zacu. Ikintu dusaba ni komenti na share,
mukaduha n'ibitekerezo, nta muntu wicara ngo buri bitekerezo. So urakoze cyane Justin, nanjye icyo nasaba abakunzi ba Kabagema TV, mukore subscribe, mukore share, mukore na comment, mwibuke na cya gitekerezo nazanye cyo kuba twakora filime mbarankuru ndetse na filime ndetse no kuyishyira mu mavideo kugira ngo ejo amateka y'impunzi atazazimangana burundu, abisekuru biri imbere bizaza bikazabura aho bizajya bishakira ayo makuru. Murakoze cyane, Imana ibarinde kandi ibahe byose mwifuza. Murakoze. Barahahe baronke.